Yesu ashimwe. Aya masaha tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirahembura, kandi ijambo ry'Imana ribasha gusubiza mu muntu imbaraga, by'umwihariko umukristo akongera agakomeza urugendo, akongera akibuka yuko hano mu isi atariho iwacu, akongera akibuka yuko nubwo turi mu isi tuyigenderamo tuyikoreramo, ariko uko biri kose hari ahandi hantu dutegura kujya. Twihuse reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Zaburi ya 84 umurongo wa 6 turageza no ku murongo wa 7 niho dusoreza. Haravuga ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga, hahirwa abafite mu mitima inzira zijya i Siyoni. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka bagihindura ahantu h'amasoko, imvura y'umuhindo igacyambika imigisha. Imana ishimwe, Yesu nashimwe. Reka dusenge Imana ubundi twumve icyo Imana idushakaho. Mana turagushimye, Mana turaguhimbashe, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga. Aya masaha dusengeye abantu bose bari kutureba kandi baduteze amatwi, nunyemerere umuntu wese ugiye gukurikiranira ijambo ry'Imana umuhe umugisha, agubwe neza, ashyigikirwe nawe, yambara imbaraga, akomere mu gihe nk'iki. Uwiteka Nyiringabo, nunyemerere umwuka w'Imana akomeze kubana natwe, atuyobore kuva dutangiye kugeza dusoje. Iri jambo ry'Imana rikomeze rihembura abantu imitima, tubisabye twizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Tuzayikorera Felix. Ni njyewe tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Dusomye ijambo ry'Imana riratubwira ngo hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Abantu bafite inzira z'igisiyoni mu mitima yabo ntabwo bajya bacika intege, bahora batekereza, bahora bibuka, bahora bo bumva hari ahandi ibitekerezo byabo biri. Bivuze ngo ntabwo bajya batuza guhora bashakisha amakuru y'uburyo bazagera muri icyo gihugu barimo barasiganirwamo. Ngo hahirwa abafite mu mitima inzira z'igisiyoni. Abantu bafite inzira z'igisiyoni ntabwo bajya bacogora. Umuririmbyi yararirimbye aravuga ngo waba atinyutse ibyago byose nazakurikire umwami Yesu. Abantu batinyutse ibyago, abantu batinyutse amakuba, nibo bonyine bemera kujya muri iyi nzira bagakomeza. Iyo nzira nta yindi. Yesu yari yavuze ngo, abwira abigishwa barabwira ngo ni njyewe nzira, nukuri, nubugingo. Icyitonderwa, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Yesu niwe nzira, nukuri, nubugingo. Bivuze ngo kugira Yesu muri wowe, gutunga Kristo mu mutima wawe, kumwakira, ukumva amategeko ye, ukayazirikana, ukamwizera, biguhesha gutangira uru rugendo rutujyana mu gihugu cy'ijuru. Haleluya. Dukwiriye kwakira umwami Yesu mu mitima kugira ngo dutangire ino nzira, kuko ari we nzira kandi akaba ari nawe kuri ndetse akaba n'ubugingo. Kandi yatubwiye ko ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Bene Data, nshuti z'Imana, mureke twumve Imana kandi twumve icyo dushakaho mu gihe nk'iki ngiki. Nta kindi kiduhesha kugenda muri uru rugendo usibye kwakira ijambo ry'Imana, tukaryumvira, tugakora icyo rishaka, tugakora icyo ritubwira. Icyo cyonyine nicyo kiduhesha gukomeza uru rugendo tudacitse intege. Mu rugendo harimo intambara, ariko bene Data, ndababwira ngo nubwo harimo intambara, iyo dufite Yesu,
iyo turimo turarwana intambara nziza yo kwizera Kristo, bituma aho dusiganirwa tuhagera tutandujwe n'isi. Hari abatubanjirije bayobowe n'ijambo, bagendera mu ijambo ry'Imana, bashikaye amahoro. Haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Abo bantu rero iyo bageze mu gikombe cyitwa baka, haleluya, iyo bageze mu bibazo, iyo bageze mu ntambara, iyo bageze mu makuba, iyo bageze mu bihe bibakomereye, ngo bahahindura ahantu h'amasoko. Ni ukuvuga ngo ibibazo ntacyo bibatwara, ni ukuvuga ngo uburwayi ntacyo bubatwara, ni ukuvuga ngo intambara ntacyo zibatwara, ahubwo barakomera. Ibibazo ntacyo bibatwara. Haleluya. Turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe bigoye, ariko abo bantu iyo bageze muri icyo gihe, iyo bageze muri icyo gikombe, iyo bageze mu gikombe cy'ubwihebe, iyo bageze mu bihe bikomeye, mu bihe bibakomereye cyane, barakomera, kuko Yesu aramanuka akaza akababwira ngo bana banjye nimuhumure, nimurwane intambara nziza, ndi kumwe namwe, nzajya mbarwanirira, nzajya mbashyigikira, ninjye wabahamagaye, ninjye wabatoranije. Ngaho nimukomere, ngaho nimushikame, ngaho nimwambara imbaraga, kandi mwongere musubizwemo intege. Dukwiriye gutunga inzira z'igisiyoni mu mitima yacu. Dukwiriye gutunga Kristo, dukwiriye gutunga Imana Data, dukwiriye kongera kwemerera umwuka wera w'Imana akongera agatura muri twebwe. Niho tuzabasha kugenda muri uru rugendo tudacitse intege cyangwa se ngo ducogore. Bene Data, mureke twongere twakire izi nzira mu mitima. Umuntu wese utari ufite inzira mu mitima z'igisiyoni yongera azakire, niyo tuzabasha kunesha. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Narinje kubabwira ngo mwongere mutunge izi nzira z'igisiyoni, mwongere mutunge mu mitima yanyu Kristo. Yavuze ijambo mu rwandiko, mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana. Reka tuhasome. Ni ibice 15 umurongo wa mbere mu butumwa bwiza bwa Yohana. Aravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri, ngo kandi Data ni nyirawo uhingira, ngo ishami ryose ryo muri nge ritera imbuto arikuraho iryera imbuto ryose, aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye, mugume muri nge, mugume muri nge, nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabasha nimutaguma muri nge. Haleluya. Ni ukuvuga ngo kuguma muri Yesu, kuguma mu mwami wacu, biduha gukomeza urugendo tudacitse intege. Mureke turwane intambara nziza, kandi tugume mu nzira, dukomeze twumve icyo umwami wacu ashaka. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Ndabakunda cyane. Nimukomeze mugume muri Yesu, niho murakomeza kugenda muri iyi nzira turimo, kandi naho murakomeza kugenda mwunguka imbaraga zibabashisha gukomeza uru rugendo. Imana ishimwe. Ndabashimiye. Imana nikomeze ibarengere. Naha dusoreje ijambo ry'Imana, ariko narinze kubabwira ngo ese uracyafite inzira z'igisiyoni, inzira zijya mu gihugu cy'ijuru? Uracyatunze Yesu? Uracyatunze Imana Data? Uracyayiringiye? Uracyayihanze amaso? Umuririmbyi yararimbye ngo ujye umuhanga amaso, ujye umuhanga amaso, ajya arinda umutumbiriye
ku manywa na nijoro. Ese uracyamuhanze amaso? Uracyamwiringiye? Uracyamushaka? Uracyamukeneye? Niba wumvishe hari ukuntu izi nzira utari zifite mu mutima wawe, uyu ni umwanya tujye gusenga Imana, ukongera ukazakira. Tugiye gusenga n'Imana, twongeye tubwire Imana ngo dukeneye kongera gusubizwa mu nzira, tukongera tugakumbura Isiyoni aho tuteganya kujya. Ijambo ry'Imana mu byinshi rivuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, ngo kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ese Uwiteka nagaruka ni ikihe kintu uzagororerwa? Imana ishimwe. Reka dusenge. Mwami Yesu, Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje. Hereza umugisha umuntu wese wumvishira ijambo ry'Imana akaryakira kandi akaryemera. Ni ijambo ryabasha kuduhindurira amateka turamutse tukwemereye, tukongera tugahabwa imbaraga, tukongera tugasubizwamo intege, tukongera tukakwiringira, tukongera tukakwizera. Nsengeye umuntu wese wongeye kukwizera bundi bushyashya muri aya masaha, nahabwe umugisha n'Imana kandi akomeze kurwana intambara nziza yo kwizera, kandi akomeze kukuboneraho umugisha. Nyemerera abantu bawe wongere basubizemo imbaraga nubwo ibihe bikomeye, ariko wongere ubiteho muri byose. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.